tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wakora kugira ngo ufashe umwana gukura mu ntekerezo. Abahanga mu bumenyamuntu bakoze ubushakashatsi baza kuvumbura ibintu bibiri ushobora gukoresha kugira ngo we wakuza umwana mu buryo bwiza afite discipline cyangwa se imyifatire myiza. Ibyo bintu bibiri bikaba ari urukundo na discipline cyangwa se imyitwarire myiza. Buri mubyeyi wese akwiye gushaka uburyo bwiza yahamo umwana we uburere bwiza bukwiriye, akabikora amufasha kugira ngo akure mu ntekerezo no mu myitwarire. Ibyo byose binezeza umubyeyi iyo abona umwana akura mu myitwarire myiza no mu ntekerezo. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ababyeyi benshi bababara iyo bagerageje guhana abana cyangwa se kubakosora ntibumve. Abo bana kenshi nababa bari ku kigero cya mbere, ku mwaka umwe no ku myaka ibiri. Iyo umubyeyi agerageje kenshi kubaha uburere akabona ntibikunda biramubabaza, ariko burya icyo kigero cya mbere umwana batarakagira ubushobozi bwo kumenya cyangwa se kumvira cyangwa se gukora icyo abwiwe, ndetse akenshi bigaca n'ababyeyi intege bakumva yuko barekeraho. Ariko ntukwiye kurekera, ukwiye gukomeza gutoza umwana no kumuba hafi, nubwo ubona asa naho atabyumva, ariko ku rundi ruhande ababireba n'amaso. Ntukwiye gucika intege rero nk'umubyeyi. Umunyarwanda yaravuze ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Mu buryo butanu rero twavuze hejuru, tugiye guhera ku buryo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni ugutandukanya amarangamutima na discipline cyangwa se imyitwarire mu gihe ugiye kugira icyo ukosoraho umwana. Ugomba kumenya gutandukanya amarangamutima yawe n'umwifato wawe imbere y'umwana. Bigufasha kumenya kurera umwana neza kandi icyo umubwira cyose akagutega amatwi. Ibyo bishatse kuvuga ko mu gihe wifuza gukosora umwana no kumwereka inzira nziza, ntabwo ukwiye kugira amarangamutima mabi ku buryo umwana agira ubwoba buruta kuza gutega amatwi ibyo umubwira. Ibyo kandi bikagufasha yuko wakwirinda guhanana umwana umujinya mu gihe icyo wifuzaga kumukosoraho atari cyo waba uri gukora. Ni byiza ko nyuma yo guhana umwana mu bihano byamubabaje bitandukanye, wongera ukamwicaza, ukamuganiriza, ukamwereka amarangamutima ndetse ukamwereka n'impamvu yatumye umuhana, ku ikosa yakoze n'ikibi cyaryo n'ingaruka mbi zava kuri iryo kosa. Ariko ibyo nabyo ntibikwiye gukorwa cyane kugira ngo umwana atamenyera ejo akongera agakora ikosa, kubera ko abona ko umwereka amarangamutima menshi kurusha kumwereka ikosa yakoze. Ukwiye kwereka umwana no kumutoza yuko papa ari we mutware w'urugo, ari we ubazwa buri kimwe cyose, ari we ugishwa inama, ari we ukemura buri kimwe cyose mu rugo. Ariko nanone bigakorwa mu buryo umwana atabona ko ise ari we ufite umumaro cyane kurusha mama we, ahubwo tukabibatoza mu buryo bwo kubereka inshingano za papa n'iza mama. Uburyo bwa kabiri, ukwiye guha umwana umwanya wo gutekereza. Ababyeyi benshi bihutira guhana abana cyane, kubakankamira no kubabwira nabi mu gihe bakosheje, ndetse mu gihe umwana yakoze ikosa akaba azi ko ari buhure n'ibibazo bikomeye cyane. Nyamara ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kurera umwana. Burya iyo utuje ukareba umwana igitsure, uba uri kumufasha gutekereza, akamenya ko yakosheje kandi akamenya ko iryo kosa ari ryo ryatumye umurakarira unamureba igitsure. Ikindi kandi mu gufasha umwana mu gutekereza neza, iyo uganira n'uwo mwashakanye museka, bifasha abana gutekereza neza. Iyo mukora ibikorwa byiza babireba n'amaso yabo, bibafasha gutekereza ndetse bakagira imitekerereze myiza. Niyo mpamvu bavuga ko niyo habaye kugira ibyo mutumvikana, mujya kubikemurira ahandi abana batareba, kuko ibyo bareba bibaha gutekereza. Bashobora gutekereza neza cyangwa bagatekereza nabi. Haranira gutuma umwana wawe atekereza neza. Ubwo rero bukaba uburyo bwa kabiri wakwifashisha kugira ngo utoze umwana gutekereza bikwiye.
Uburyo bwa gatatu ni ukurekera umwana ipfunwe atewe n'ikosa yakoze. Ibyo nabyo bifasha umwana kumenya kugira imyitwarire myiza. Urugero, niba umwana yari arimo arasimbuka cyane akaza kwikubita hasi, wagakwiye kumureka akabona ko igitumye yikubita hasi ari uko yasimbutse cyane, ubutaha ntabwo azabikora. Niba umwana ari gukinisha gukora ku kintu gishyushye akagikoraho agashya, azarira ababare ariko ubutaha ntabwo azongera. Rekera umwana ipfunwe naryo rifite umumaro mu kumwigisha. Ariko ibi kandi ntabwo ari ihame, nta nubwo ari itegeko ko bikorwa buri gihe gutyo. Igihe kimwe bishobora kuba ngombwa yuko ufata umwana ukamuhoza, ukamwereka urukundo nk'umubyeyi, ukamuha pole, ariko bigakorwa gakeya kugira ngo twigishe abana kumenya uko bitwara. Rimwe na rimwe rero uzajya ureka ipfunwe n'ingaruka z'icyo umwana yakoze, kuko nabyo bigira akazi ko kwigisha umwana. Uburyo bwa kane ni ugutoza umwana kumenya kugira inshingano. Kugira inshingano harimo kumenya icyo akwiye gukora n'igihe akwiye kugikorera. Urugero, niba ubwiye umwana ko akwiye kubyuka agasukura amenyo, akitunganya, ibyo ngibyo ni ukumutoza inshingano. Ntabwo azabyuka saa 5 cyangwa saa 8. Uzamutoza kubyuka mu gitondo, asukura amenyo, akarabe, ajye ku meza, buri kintu cyose amenye isaha gikorera ndetse n'impamvu yabyo. Ikindi gihe uzabwira umwana gukora umurimo runaka, ndetse umubwire n'igihe agomba kukwerekera ko yawurangije. Nugaruka ugasanga yabirangije, mu by'ukuri bizakunezeza. Ubwo nabwo ni uburyo bwiza bwo gutoza umwana kumenya kugira inshingano no kuzubahiriza. Si byiza guhora tubwira abakozi ngo bari bo bakora inshingano runaka, kandi twagakwiye kuba dutoza abana bacu kugira ngo nabo babimenye. Uburyo bwa gatanu ari nabwo buryo bwa nyuma ni uguha umwana amahitamo. Urugero, niba ukunda gutembereza abana muri weekend, ukabasohokana mugakina bakanezerwa, ejo hakagira ikintu umwana ashaka gukora kitari cyiza, ukamubwira ko nagikora utazongera kumutembereza, uba ufashije umwana mu mahitamo ye kugira ngo amenye guhitamo ibyiza. Azahitamo kutagikora kugira ngo agumane cya kintu umukorera buri munsi kandi kimunezeza. Niba umwana se akunda kureba umupira, ejo akagusaba kujya mu birori n'abandi bana, uzamubwira gutaha amasaha runaka, umubwire ko nayarenza atazongera kureba umupira mu gihe runaka. Ibyo nabyo bimufasha amahitamo meza. Akenshi azubahiriza amasaha wamubwiriye gutaha mu rugo. Tubashimiye cyane uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tunabararikira kubisangiza abandi. Vuba aha turatangira gukora ibiganiro by'amashusho cyangwa se bya video, twifashishije impuguke n'ababyeyi batandukanye mu burezi no mu burere bw'abana bukwiye, mu kubaha Imana, indangagaciro no gukunda igihugu.